Hello nanone katubaye ikaze kuri Property in Rwanda, nemere nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero turi Kanombe aho tubazaniye inzu nziza iri kugurishwa ku isoko amafaranga meza ni 95. Iyi nzu ikaba yawe, ushobora no kuza tugakatiraho make mu gihe waba interese. Ni inzu rero iri ahantu Kanombe hafi y'ikigo cy'indege, ahantu bita kuri Victoria, n'ahantu heza kuri kaburimbo, kayitse nziza cyane uko muraza kubona kuri video, n'ahantu wakishimira gutura. Iyi nzu yacu rero igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, ikagira igikoni kiza mu nzu cya moderne ndetse n'icyo hanze, ikajya n'inzu y'umukozi. Ndetse ahangaha twaza dutangiye dufite parking, ushobora guparikamo imodoka enye kandi ziparitse neza. Kuri uruhande naho tukagira jardin, nkuko mukubona ni jardin ntoya ikoze, ariko twaza ahangaha naho tukagira iyi decoration y'indabo nkuko mukubibona, amavaze meza cyane ameze neza. Ukaza kuri umurongo nkuko muri kubibona, ahantu dufite amavaze meza. Twaza no ku ruhande mukabona ko ni ibintu byiza cyane biryoshye nkuko muri kubibona kuri video. N'uru ruhande mubona ko ni ibintu byiza cyane. Twakomeza hano kuri balcon tukagira nkuko muri kubibona, ubona izi ndabo nziza, amavaze bimeze neza. Ukaza ahangaha naho ubona ko ni ibintu byiza cyane. Wareba hano kutu dutara twiza dutanga urumuri, amabuye meza atatse ahangaha, ubona ko ni balcon nziza cyane. Dukomeje rero tugiye mu nzu imbere, reka turebe ko hameze. Twakingura hano ubona ko ni urugi rwiza rwa muvura, reka mbinjize mu nzu. Wow, ni inzu nziza nkuko muri kubona. Inzu iyi ni salon nini yagutse itatse neza, ifite tuno tubuye twiza, ikagira tuno dutara twiza. Ubona ko ni ibintu bitanga umucyo mwiza muri inzu, ubona ko ni ibintu byiza. Ariko dukomeje kuno naho tukagira salle à manger nkuko muri kubona, ni salle à manger nziza. Ubona ko naho ni heza. Tukajya aho gukarabira hano ku ruhande, ukabona ko ni ibintu byiza. Ya n'amazi wamara gukaraba. Ahangaha tukagira miroir naho aho twirebera. Twakomeza hano ku ruhande tukagira igikoni cyiza cya moderne nkuko muragenda mubibona kuri video. Namwe ni mu ndebere igikoni cyiza cy'utubati, aho kogereza muri kubibona ni utubati twiza cyane. Aha ku ruhande tukajyaho gushyira cuisiniere. Waza ahangaha tukajyaho gushyira firigo yacu, ubona ko ni ibintu byiza. Tukagira utubati twiza naho ubona ko two kubikamo ni ibintu byiza cyane. Dukomeje hanze hano tukagira stock kuri uruhande. Dufite stock, ariko dukomeje ahangaha tukagira igikoni cyo hanze nacyo hano ku bantu bakoresha amakara, hari umwanya waho, ndetse n'iya negisi dushe na toilette y'umukozi wo hanze. Dukomeje tujya mu byumba rero nkuko mukubona, tugana mu gikoni cyacu, dukomeje tujya mu byumba. Dukomeje ahangaha icyumba cya mbere, ahangaha tuhagira icyumba cyiza kiba nk'icy'abashyitsi, gifite dushe na toilette nkuko muri kubona. Wow, iki ni icyumba cyacu, dushe na toilette kiri hari. Ubona ko ni icyumba cyiza kinini cyegereye kuri salo. Ariko dukomeje ahangaha kuri uruhande naho tuhagira dushe na toilette y'iki cyumba nkuko muri kubona kuri video. Iyi ni dushe na toilette y'iki cyumba. Wow, ubona ko ni ibintu byiza. Dukomeje kuri uruhande narwo, reka turebe ibindi byumba bihari. Dufite ibyumba bibiri tuje ahangaha biri shared, bisangiye dushe na toilette. Iki cyumba cyo kirakinze, ariko twakomeza ahangaha kuko byose birangana. Iki ni ikindi cyumba, ni bibiri bisangiye iyi dushe na toilette nkuko muri kubibona. Icyo cyumba ndetse na cyatonye ko gikinze, byose birangana, maze bikaza bigasangira iyi dushe na toilette. Ni ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette. Dukomeje ku ruhande narwo tuhasanga master bedroom iri self contained yihariye nkuko muragenda mubibona. Ni icyumba cyiza kinini nkuko muri kubona. Wana hano turi muri master, kiraza kigakora ku gishya ryo ku irembo. Ni icyumba kinini nkuko ubibona. Maze waza hano tugakomeza, ifite akabati keza, garde-robe nziza aho gushyira imyenda, namwe ni mu ndebere n'ibintu byiza cyane by'ibisirimu, aho gushyira imyenda, amakote, amashati, ugashyira n'inkweto zawe hano bikagenda neza. Waza hano ugasanga ni televiziyo. Wakomeza na hano naho urabona ko ni garde-robe nziza, ahantu wakishimira kuba. Ni icyumba cyiza. Twakomeza hano kiri self contained, tukagira dushe na toilette ya master bedroom. Wow, namwe ni mu ndebere hano. Iyi ni dushe na toilette ifite shower hano yayo, ubona ko ni ibintu byiza, toilette nziza. Twakomeza no ku ruhande tukagira ahantu heza ho gukarabira, ugakaraba bimeze neza cyane. Warangiza ahangaha ukagira n'ahantu ho gushyiramo utuntu twawe, maze ibintu bikagenda neza. Hano naho tukagira iyi miroir, aho ushobora kuza ukireba maze ukitunganya umaze gukaraba.
Nkuko tumaze kubona rero turangije tuba inzu yacu rero twaba dufite inzu igurishwa Kicukiro Kanombe ahazwi nka Victory n'ahantu hafi cyane yo ku kibuga cy'indege. Nkuko tubibonye rero ni inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, ikagira igikoni cyiza mu nzu ndetse no hanze tukagira parking na garden decoration nziza y'indabo kuri $95,000 iyi nzu tukayiguha, ndetse habaho n'ibiganiro mu gihe wabaye interesse. Ni karibu kuri Property in Rwanda.